avuga ewana ngiye abafana banje none kumva yamanitse n'igikombe gasani uyu mugore ni umugome. The entire assembly will stay 5 hours after school and copy from the dictionary. Mwese ngiye kuba igihano cy'amasaha 5 amasaha yo gutamurenza amasaha 5 mwicayo Together. kandi kingiye kugifungira muri coki n'andi bafungira abana batahaga saa 11 z'umugoroba batashye saa 6 z'ijoro. Umwana ari gutaha cyumvisha n'abavugira ku cyumbu baba polisi baje kuneka papa we bahora hanze y'urugo rwe. Young lady, where were you? Mugore mutoruriye. Whole school late because it's for you. Mr. Archibald, yatugumishe ku ishuri amasaha menshi. You see those packages over there? They were left out there for the world to see because you weren't here to take them in. Imyanda nago igeze uyisohora yiriwe hari umunsi wose umwana ni usora imyanda yavuye ku ishuri. Catalogs and I don't get anything. It's not catalogs, it's car parts, sweetness. It's business. Oh, if it's business, why don't you have it sent to the office? Nari sene bari business kuki utabyohereje ku kazi. Abapolisi ukazi babandi. Abapolisi na hano bahageze papa. They're parked outside. Abapolisi baparitse hanze bari kugucungira ntago bakigucungira ku kazi gusa. Who's a speedboat salesman? Barana abantu bacuruza ubwato bwiruka bumwe bwo ku mazi. Barana abapolisi ndabizi. Bazara bariba. Boats. There are no lakes. Barabagurisha amato no sari ibiyaga bihari. But some people like to go away on the weekend. Hari abantu muri weekend baba bakeneye ubwato. Barariwe niwe bashe kureba. Cops. Mama barana abapolisi mama yikubeshye. I don't know if there's cops. Bivuze ngo mama n'umugabo we ni ibinshanga bose nago bazi kutandukanya abapolisi n'abatari abapolisi cyangwa umenye umuntu kuneka n'utakuneka umwana barusha ubwenge. And the Trunchbull terrorizing her school. It was a umwana mu rugo abapolisi bari bahari kwishuri Trunchbull babangamira. Matilda ni gace yabonaga umwanya wo kwishimana na bagenzi be. Is it lavender? Lavender. Ano ndabyigiceri we n'abana. It's a salamander. Iyo ni salamander. It's a newt. Iyi ni chameleon. Small semi-aquatic salamanders from the genus. Umwana atangira kubasobanurira icyo kinyabuzima icyo ari cyo. And secrete irritating. Bibeshye ntago yiri ari chameleon. Barayibereka mu bitabo. Akanyamaswa abana batoye kwishuri. Kwishura abana yabonye directrice hari akanyamaswa batoye kenda kumera nk'inzoka nanone kameze nk'uruvu. Wamutu. Lemon, you're heading for the turkey. Gute ninjira mu kigo gusanga hanze kuna turura kana. Fanyo nkwigisha isomo warwana we. Cecuru ni umugome. Niyo misatsi y'ubugoryi. Sana kana hano. Image. Tenago ndi nka so. Atakana gafungirana hano. Nyegasani. Miss Honey. Teaches our class through lavender. Please get a water pitcher. She'll be here any second. Come on. Urebe. Mwana ya jano. Turn the water. Directrice y'ikigo ngagiye kuza mwana. Mwana itagufatira amazi akantu k'akanyamaswa abonye ka mu mazi. Bahita baza guhisha ibintu mwarimu abana bigisha byose. Kuko batabona kabigisha ibintu byiza. Ideas come from hard work and careful planning. Buri akazi karenze gaturuka mu gukora cyane no gutegura witonze. Raina, cover the birds and the beetles. Mwana ya jano ahisha ka kanyamaswa kabo. Last time. Bano bafite ukuntu bahita bahisha ibintu bishimisha abana umwarimu akoresha. Don't laugh. Don't. Directrice agiye kwinjira ntimuseke ntimuhumeke. Don't breathe at all. Ntabwo sinumve n'urwana na rumwe ruhumeka. Yinjiye. Morning, Miss Trunchbull. Morning. Mwaramutse Miss Trunchbull. Sit. Shara. Mwana azaniro y'amazi yo kunywa. Shoo. Shinguka. I've never been able to understand why small children are so disgusting. Ntago ngenje amasha kumva ukuntu abana batari ibigoryi. They're like Ari hehe? Matilda. Bamujyanye muri coki ni mu runigiro. Niko bahita. Muri coki ni mu runigiro. idea of a perfect school, one in which there are no children at all. Ibaza ariko umuyobozi w'ikigo ngo ubundi ikigo cyiza mba nifuza ni ikigo kitari mu mwana n'umwe kandi abana ntibakwiye kwigisha ariko ngo ikigo yifuza ni ikigo kitari mu mwana n'umwe. Noneho You wowe Front of the class. imbere y'ishuri sasa kuva kana makajyanye ugafungira mu runigiro uyaje ugatabara ni ka Matilda ni Miss Jennifer Honey I tell you. kana itakazana mu ishuri kigane n'abandi kugenda ugafunga kana umunsi wose. This could be the most interesting thing you've ever done. Ikimenyero cy'ikintu gitangaje wigeze ukora. Rekurira urwana hasi. Squirming worm of vomit. Icara hasi wakinya mu njonjorerwa barutse. Nyagasani, umva ibitutsa tukabana ariko.
aza kunywa amazi uyaraseka guruka kakandi yazijije imisatsi Miss Honey taught us how to uzi guspellinga yego yesterday. weje batwigishije guspellinga ijambo difficulty Difficulty if your life depended on it. nubundi mpamvu uzi gukuri spellinga ni kwa kundi ugenda uvuga inyuguti igize ijambo nyine murabyumva How would that be? Mrs. D, Mrs. D, Mrs. I, Mrs. F, Mrs. F, I ubwo bari guspellinga difficulty Mrs. L, ariko binyuje mu buryo uramugore bigisha sicyo Why are all these women married? kubera icyo ubundi bari gukoresha ngo Mrs. mu buryo mukoresha mu spelling In spelling, not poetry. icyo bwo kwigisha abana kanana banze nywa amazi Help me understand why small children take so long to grow up. n'ubumura nibaza impamvu ibyana bito bitwara igihe ngo bikure To annoy me. cyangwa ni ukugira ngo mu ndakaza anywa amazi arimo cya gikeri kimeze nk'umunyorogoto nanone bana baraseka dirigitirise anyweye amazi arimo ikinyorogoto baraseka anyweye amazi arimo umunyorogoto umunyorogoto wenda kumera nk'umuserebanya ikinyamaswa ntazi ukuntu kimeze Spit it out. Speak up. ufuke uyu nawe araseka As well as the next fat person. bana baramuseka anyweye amazi arimo ikintu kureba banabona It's a snake. anyweye amazi arimo inzoka n'inzoka we baramuseka uyu aramanika One of you tried to poison me. mwagerageje kundoga ni wewe umanitse Matilde niwe washatse kundoga nari mbizi You'd like to know it's not a snake, it's a newt. iyo ntabwo ari inzoka ahubwo bayita niyuti kariya kanyamaswa bakita niyuti Trunchbull. ni ubwa mbere nanjye nkamenya You villainous sack of goat slime. You did this. niwe wanduza Trunchbull. Miss Trunchbull yawe Alone? Or did you have accomplices? ahubwo wabikoze wenyine cyangwa wari ufite abandi bafatanyacyaha Do it. ntabwo ari njye wabikoze Like the chokey, did you? bivuze ngo nagufungiranye muri coki birakubabaza Well, I'll pay. uza kwihorera amazi arimo umuserebanya For what, Miss Trunchbull? For this newt, you pissworm! ngiye kugwana kubwo kuba amazi Didn't do it. ntabwo ari njye wabikoze Besides, even if you didn't do it, I'm gonna punish you because iyo waba utabikoze ngiye kugwana I'm small and I'm kuko ndi mukuru uri muto wrong, and there's nothing you can do with that. kandi nta kintu wantwara Liar and a scoundrel. And you're shindura umubeshyi a liar and a cheat. You're the most naso ni umubeshyi low lifes in the history. ugurisha imodoka za kera cyane akabeshya abantu umwana yararakaye akanurira yane cya kiruri kirimo umuserebanya ararakara In this school. niwe kagoryi kari muri iri shuri God! umwana yarebye ikirahuri yarakaye ikasani wa muserebanya ya niyuti utarukira ku mwenda wa directrice njyewe ndapfuye abana baraseka abana baramuseka abana buriya nabo rero baramuseka ndapfuye umugore wiyemera atinya umuserebanya we atinya akantu k'umuserebanya abana baramuseka bareba filime batishyuye umuserebanya abonaga hakurya iyi zirerata buriya abana ntabwo batinya baba bifitiye n'umutima mwiza wowe ntabwo nigeze nyeganyega niwe wabikoze Possibly have done it when she was sitting with yabikora gute se yari yicaye hano yaguteye umuserebanya atari yicaye hano ndaza kugucunga mwese mwabyana When you go to your little cubbies to get your smelly little mwese ibyo mukora byose ngiye kujya mbacunga lunch. kugeza aho mukata aho murira mwese nzajya ndi kubacunga cyane cyane wowe Matilde leta yikubita aragenda rebe Thanks for not telling. Best friends don't urakoze kuba utandese inshuti za nyazo ntabwo ziregana really dancing. uzi kazi kubyina we muserebanya uramubyinishije Nice, and then I'll come and help you abana bari kubyina hano Okay. bigana directrice in a minute. Matilde n'utuzi twana bigana Miss Honey? Miss Yani Miss Honey, I did it. ninjye wabikoze What? ukoze ibiki Glass tip over. ninjye watumye ikirahuri gisimbuka Don't let Miss Trunchbull make you feel that. wituma Miss Trunchbull yumva ko ari we wakoze amakosa nkariya ntabwo ari we wabiteye With my eyes. nabikoresheje amaso yanjye mbikwereke amaso yanjye uyu mwana yigeze kureba televiziyo irameneka none rero kuvuga ngo kandi kukwerebye kiriya kirahuri tubona umuserebanya urasimbutse Many people don't feel powerful at all. byibura wa mwana we wigirira icyizere uri kumva ko ufite imbaraga abandi bantu baba barihebye bumva nta mbaraga bafite kana ukaza kumwereka ko ibirahuri gatuma bigenda kakanurira ikirahuri birakariba simbuka w'amazi we simbuka Come on, tip over, God.
first. simbuka wakirori Matilda Matiri I really did do it, Miss Honey. ngenda bizi ninjye wabikoze ninjye warebye ikirahure cy'umusore banyura simba Things about life is sometimes you can do something until you want to show someone, and then you can't. ndabizi muzima rigiyeho kumva ko wakora ikintu ariko washaka kukimwereka bikanga That. ntago ari uko bimeze Oh. I don't know. simbizi Maybe I made myself tired. ahari menya naniwe imbaraga zanshizemo ariko ninjye wabikoze Would like to come over to my house this afternoon? ese uyu munsi waza kunsura mu rugo I'd like that very much, Miss Honey. nabyishimira cyane Miss Honey bamwita Jennifer Honey uyu munsi barakwereka meteresa atashye yatahanye n'umwana yeah I feel like I could move almost anything in the world. ndikumva nkomeye nazenguruka isi yose ngenda Believe, don't you? we ntabwo unyizera sibyo Believe that you should believe in whatever power you sinzi ibyo wizeramo wa mwana wawe ngo ufite by'imbaraga all your heart. gusa wowe ubwo ubyizera n'umutima wawe wose bizagufasha bageze hano hariya niho Miss Trunchbull atuye directrice Why is there a swing? kuki hari icyicungo se A girl I know used to live in that house. umukobwa nzi yahoze aba muri iriya nzu Good and happy. uwo mwana w'umukobwa yari yishimye She was just 2 years old. Her mother afite imyaka 2 uwo mwana yaje gupfusha mama we doctor papa yari umuganga needed someone to look after things at home. yari akeneye umuntu wakwita ku rugo rwe Mother's stepsister to come and live with her. arangije atumira umuvandimwe wavukanaga na mama w'umwana wari wapfuye ngo aze kuba muri urwo rugo ariko batari bahuje mama step sister Bull. Yes. uwo mu Anthony Trunchbull Worst of all, when the girl was 5, umwana amaze kuzuza imyaka 5 papa we yarapfuye Die. papa yapfuye atese decided he'd killed himself. abapolisi baravuze ngo yari yishe papa w'umwana What's the thing? kubera iki se yari kwiyica Knows. nta muntu n'umwe ubizi uwo mwana yasigaranye ubwo yasigaye arerwa none na Anthony Trunchbull She found a small cottage. uwo mwana yaje kubona akazu gato Lovely rhubarb farmer for just $50 a month. n'akazu yishyura amadolari 50 ukwezi She planted hundreds of wild. aragenda kuzuza indabyo uwo mwana amaze gukura niko yiberamo yarishimye uwo mwana abayeho neza You know why I told you this? uzi impamvu nkubwiye ibi You were born into a family that doesn't always appreciate. wa mwana wavukiye mu muryango utagufata ngo guha agaciro Very different. gusa ibintu bigiye gutandukana bizahinduka mwarimu Should we go inside and have tea and cookies? waza tukajya mu nzu nkaguha biswi n'icyayi yego bana bakunda biswi mwana arebye akazu kari hano abona n'indabyo Cottage from your story. ya nzu wavugaga iri mu nkuru yawe A young woman is you. wa mwana mutonya uvugwa muri iyo nkuru ni weho bivuze ngo No. ubushya ntabwo bishoboka Yes. yego birashoboka Aunt Trunchbull. Trunchbull ni anti wanjye wandeze ngeze namwirukana mu rugo rw'iwabo ajya gutura hanze uyu mwarimu burya Anthony Trunchbull uyu mwana ngo ari muto mama yarapfuye umuntu utaruhuje na mama we w'umubyeyi ariko ari abavandimwe ari we Anthony Trunchbull aza mu rugo ngo amurere hashize imyaka 3 papa we itapfa urugo rw'iwabo uyu mukobwa hani rusigaranwa na Trunchbull Yes, please. dore umwana yagiye gukodesha kandi Trunchbull afite urugo rwiza rwari urwa papa w'uyu mukobwa Jennifer Honey I've often thought about it, but I can't abandon my children. nubwo banyirukanye muri iriya nzu Trunchbull numvaga ntasiga abana banjye You're very brave, Miss Honey. abana bawe ni abana b'ibipupe ufite umutima ukomeye As brave as you. ntabwo mfite umutima ukomeye nk'uwawe Weren't afraid of anything. nari nzi ko abantu bakuru nta kintu batinya All grown-ups get scared, just like children. abantu bakuru no bagira ubwoba nk'abana Wonder what Miss Trunchbull is afraid of. ubu ndibaza ngo Miss Trunchbull watinya iki nimba abantu bakuru batinya Trunchbull atinya iki dore Miss Trunchbull mu nzu nini uyu mugore agatura mu kazu gato byegeranye gato kandi urugo ni urwa papa we bari hano bari kugenda babona Miss Trunchbull ni tante w'uyu mukobwa Jennifer Honey ninsaba mubona kisa nabi ibirabyo byayereyeho mbega nawe ubwo asa nabi no ku mutima bakira imodoka ye